umuvumo w'ubwicanyi. Niba uriho so w'umusambanyi uri umuvumo w'ubusambanyi. Niba uriho ibintu byose so yakoze bifiteho ingaruka nubwo utanabizi, ariko uyu munsi byumva we asobanuza Uwiteka. Kandi aramubwira ati nta kindi cyabiteye ariko ni ubwicanyi bw'inzu ya Sawuli nibwo buteye bino bintu. Ariho yanapfuye n'amagufa ahambye kure byararangiye, ariko umuvumo gufasha iki? Ufasha ibintu bitatu. First ufasha ubwami kuko yari umwami. Icyaha gikozwe n'umugabo gifata urugo, icyaha gikozwe n'umugore gifata urugo, gifata umugore. Byose ni ngombwa bigomba gukunda bikakubeka muri ubwo buryo. Icyaha gikozwe muri iyo nzira gifata ba nyiracyo kandi kikabakurikirana kuko biba bigaragara ko bikwiriye kumera gutyo, kikabafata. Icyo dushaka kuri Sawuli ni umuryango we, si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli. Nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati uwo mugabo yaraturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraheli byose. Nimuduhe abahungu be 7 mu bahungu be tubamanike imbere y'Uwiteka i Gibeyoni kwa Sawuli, intore y'Uwiteka. Umva ubwenge buraho. Ntidukeneye ifeza ya Sawuli, dukeneye abahungu be tubamanike imbere y'Uwiteka kuko natwe yatwigiye amayeri yo kutwica no kuturandura mu gihugu. Uwo mwami nimuduha abagabo 7. Ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Nuko umwami afata abahungu, kitsakiga ko twitonze. Reka tuzagaruka kuri Mefibosheti. Nuko umwami afata abahungu 2 ba Risipa umukobwa wa Ayiya yabyaranye na Sawuli, Arumoni na Mefibosheti, kandi n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Aduyeli mwene Berizayeli wamusanganishije matera hakurya y'uruzi. N'ubuhemu wahabwo ngo abaze Imana ngo nkora iki? Ahubwo yaramanutse yakubaza b'Igibeyoni, nkora iki? Dukora iki? Murashaka mbagenze nte? Ndavuga ati nta kintu dukeneye twebwe, nta kimwe, si ifeza. Twe turashaka umuryango wa Sawuli ibyo yadukoreye. Yize amayeri yo kuturimbura no kutwangira ngo tutaba mu gihugu kandi mwadusezeranye isezerano. Urumva neza kuko isezerano bagiranye na Yosuwa Imana yararyumvise. Barangije ngo bazana abasore, ariko ngarokora Mefibosheti ntabwo dushaka kubitindaho, babamanika imbere y'Uwiteka i Gibeyoni. Yes, reka mashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubanana ku mwebwe abera ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ibanezeze, ibasetse. Ikiruta byose mwarambwiye ngo njye mvuga cyane, njye kujya negera mushumba mvuge cyane mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibyo mbaturiraho, ibyo mbaza mubashe kubyumva. Aramutse neza mushumba? Naramutse ndashima Imana. Bari bakunenze kutavuga cyane ngo bakumve, kandi bafite rezo rwose. Ngiye kujya nturagurika noneho. Ntuturagurika ahubwo ujye uvuga. Njye mvuga cyane. Ariko nabo babigiramo uruhare, nabo. Yego. Babigiramo uruhare. Mikrofone zikaboneka. Hari ikindi kibazo se? Dufite mikrofone kamwe. Ni kamwe karaha katakurura abantu bose, kandi ariko ndashimira umuntu w'i Burundi bambwiye ko ashaka kudutera inkunga. Yego. Imana imuha umugisha. Abantu bo mu majyepfo ashaka gutera inkunga mbwa ntibiroroshye. Uzi ukuntu bavuga inkunga mushumba? Bavuga ngo intunga. Bakudutera intunga. Nawe rero yabazi kuvuga ngo ni intunga. Ni inkunga yavuze ashaka gutera inkunga umwe bw'abera ministry. Twongeye dushima ndi muntu uri mu Bubiligi mu Bafarama nawe ushaka gutera inkunga, nawe ashaka kudufasha, nawe wese ni karibu, Imana iguha umugisha. Ikindi uyu munsi ku ishuri bagiye kumpamagara, ariko graduation irakomeje. Ni ukuvuga ngo tumaze iminsi tubivuga, turi dusa nkaho turi gukangura ikirere cyo kwiga no kwisoza. N'ubu bampamagaye mu kanya maze ngo ese guko graduation hari mu kwezi kwa 9 uri tayari. Ndabwa ntigiye mpora niteguye iminsi yose. None se ngo habura iki nguze? Sawa. Tukomeze rero turabashuhuje. Okay, dusuje abantu bari mu majyepfo aho mushumba avuka, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwarakoze Imana ibaha umugisha, mukomeze mwohereze n'isengesho
dusuhuje abantu bari mu majyaruguru ahantu bigeze gukorera igiterane kiryoshye cyane, nshaka yuko mushumba yongera akazakora hariya mu Imana burera ikamukoresha. Ni ukuri Imana yaragukoresheje, hari ahantu ibipfama ukavuga ngo efata amavuta arahari muri iyi minsi. Ahubwo buriya nuko ndi no gutekereza undi muntu twari tuganiriye ku kintu cyo gusengera abantu live. Ntabwo tubyanga, turabikunda, ariko buri kintu cyose ni ikiguzi. Yego. kandi ikiguzi ni ibikoresho. Yego. Ntitwanze kubasengera direct, ntitwanze kumubohoka direct. Yego. kandi nongeye gushimira undi muntu uri Uganda simvuga izina rye, nawe namubonye ibyo yambwiye nabyakiriye. Yego. Imana imuhe umugisha. Ntabwo nari nzi ko tutamenyesha Uganda badukurikirana. Buriya tuyagiye tureba ari abantu baba baturebye, ariko nyamara abantu dukurikiye kumbi hari abantu bahisemo systeme ngiye kubwira. Babonye bino biganiro baravuga ati ibi ntitwabyumva, reka tuye gushaka aho byatangiriye. Yego. Hari umuntu umbwira ati gende mu biganiro byo mu kwezi kwa munani. Ambwira nti gifata iki kwa munani, ariko rero n'igisohotse uwo mwanya. Yego. Ntibituma ubasha kumenya ati oya ndashaka kumva bino bintu. Imana imuhe umugisha. Uburengerazuba, Iburasirazuba, umujyi wa Kigali nta gatandatu y'abadiaspora turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, turabiyegereje abarundi, turabagundiriye cyane. Imana y'amahoro, ego, Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu, ibaha munezerewe murya ibyiza ariko birimo gukiranuka. Please, kubohoka intambwe ya mbere ni ugukiranuka. Kuvaho karande n'imivumo, intambwe ya mbere ni ugukiranuka. Kurya iby'Imana iteguye yuko ugiye kurya, intambwe ya mbere ni ugukiranuka. Mushumba, ndagushimiye cyane ko uyu munsi wa none kuwa gatanu duhuye, kandi twese dushima Imana, turi amahoro tunezerewe. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire, iguhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha, kandi unazenguruke kugira ngo ubwirize ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko intego y'agakiza iri ngo nuko mugende. Yarababwiye iti mugende bashumba beza kugira ngo mugarure intama nyinshi, mwimike benshi, kugira ngo umwami Yesu azaza muzasangwe mufite amakamba n'inyenyeri nyinshi kandi zirabagirana zaka cyane. Turacyari rero ku nyenyeri, niho dukomoroje ku nyenyeri, ariko mbere yuko twinjira n'ubundi aho muri icyo kirere, umunsi ni umunsi wa gatanu, ni umunsi tugiye gukora ikiganiro vuba kugira ngo nanjye njye muri weekend. Njya muri weekend mushumba, ariko ni nziza mu gutangira weekend ukajya muri siporo n'utundi twinshi cyane, watangira utamba igitambo cy'isengesho, tugakomeza mu izina rya Yesu Kristo. Mu byaremwe byose mwami ntabwo waremwe, wahozeho, uriho, niho utanga uburyo, niho utanga icyerekezo. Tugiye mu kiganiro mwami, aho tugiye kureba neza ibyinshi bitandukanye, tugushimira kuba wagiye ufasha aba diaspora hirya no hino bose, diaspora burundeze, diaspora y'abakongomani, diaspora y'abandi bose atandukanye, diaspora y'abanyarwanda aho baherereye hose, mu izina rya Yesu. Umwuka wera aguma mu matora atandukanye, udufashe muri byose wa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Guhaye ikaze mu kiganiro cyo kumwe bw'abera ministries. Wowe wakoze subscribe, Imana y'amahoro iguha umugisha, ikwishimire mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ujye ukora comment, ikwishimire mu izina rya Yesu Kristo. Kuri ibyo rero wowe ukora like, ugakora wakoze na subscribe, n'undi ugiye kumva kino kiganiro ukawufasha umwanzuro wo gukora subscribe, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ejo bundi nejo twaganiriye mu buryo umuryango ushobora kuzimya inyenyeri. Tuvuga buryo ki umuntu ashobora kwizimiriza inyenyeri, uburyo ki yenda satani ari nyirabayazana n'abarozi bazimya inyenyeri y'umuntu. Hamwe n'ibyo rero, ariko usoza ejo utubwiye ngo uzaza utubwire buryo ki umuryango cyangwa se umuryango wazimya inyenyeri, ariko cyane cyane twa tugeze ku bana ba Sawuli. Buryo ki ubukene bwaje mu gihugu, inyenyeri yo kweza, inyenyeri y'ibyiza, inyenyeri yo kurya, n'inyenyeri mbese zimwe mu kumurika mu kwaga kw'inyenyeri yazimye kubwo abana ba Sawuli. Uti nzaza mbaganiriza uburyo ki babamanitse n'uburyo ki byagenze kugira ngo inyenyeri yo ku ngoma ya Dawidi yongere irabagirane cyangwa se yake cyane. Mushumba, nabonye mu gikari abantu banyura baravuga bati tutegeranyije amatsiko kumva icyo kiganiro. Mushumba, ni gute cyangwa se ni ubuhe buryo byagenze bite kugira ngo abana ba Sawuli baryozwe ibya Sawuli, noneho ibyaha byo kwa Sawuli
bigere ku ngoma ya Dawidi, umweru w'ubutaka ubure n'ibyiza by'igihugu bibure, noneho kugeza igihe Imana ibwiye Dawidi, genda ufate abana ba Sawuli bamanike. Byatewe n'iki se? Ni umuvumo, ni karande? Nk'umushumba uri buze kudusobanura, ubwo ngewe ndakubaza nk'umunyamakuru, ntabyo nzi. N'abadukurikiye kandi hari abagiye kubimenya, bari basanzwe bafiteho dukuru dukeya, ariko bagiye kumenya inkuru nini cyane. Icya mbere nkwiye kugushimira, Imana iguha umugisha mwinshi cyane, ni uko tugiye kugaragaza neza icyo twita ingaruka z'umuryango ku buzima bw'umuryango nyirizina, n'ingaruka z'icyaha cy'ababyeyi, n'ingaruka ziboneka ku bana kubera icyaha cy'ababyeyi. Icya kabiri, n'ababyeyi bakoze neza, ingaruka nziza zibazaho. Umuryango ufite uruhare runini mu kuzimya inyenyeri y'abana bakomoka muri uwo muryango. Icyo numva nagisobanuye cyane. Kandi mu bwenge iyo tuvuga inyenyeri, wowe ugiye gufungura kino kiganiro bwa mbere, ntabwo ari inyenyeri zo mu kirere. Inyenyeri representing cyangwa ihagararira ubuzima bw'umuntu, ni ukubonesha k'umuntu, ni uko n'Imana yabwira ngo sohoka uba ari inyenyeri, ntiyamubwiye ngo sohoka uba ari ukwezi. So rero urakoze ku kibazo mbajije, nkuko nabisobanuye ku munsi wa kane, ariko ngiye kubyinjiramo aho tugiye kwerekana icyo Bibiliya ivuga, what the Bible says. Kuko burya abantu bishobora ngo ni ibitekerezo by'umuntu. Hari n'abantu bigize abahanga cyane mu kuvuga ibintu bakabeshya abandi, kandi zarabamaze. Burya ubundi umuntu wese, ariko ikiganiro twavuze ku wa gatatu cyari kiryoshye cyane, twavuze ngo umuntu wananiwe abashize ko n'abandi bose bananirwa. Ikindi nta kuntu umuntu usa neza yatera intambwe yo kujya gukina n'ingurube iri mu isoko. Yasa nayo, kandi ugiye ukira nutagira icyo ahomba arakwanduza. Kandi ikindi, ntugakirane cyangwa se ntukaburane, ntugashwane n'utagira icyo ahomba. Umuntu utagira icyo ahomba yagira ngo aguhombye ubundi, kuko we ntabwo ahombamo. Niyo mpamvu uzabona mu rukiko bavuga ngo n'amande yo kunsiragiza mu nkiko, bitwa bibaza burya. Gusiragizwa nayo baguca amafaranga, burya iyo utsinze umuntu wakanira ikizaho gusiragiza uguhozayo. So rero Imana tugira neza cyane, tuvuga ngo karande ni mbi cyane, abantu ntibayemera. Twahere kuri karande, tuvuga iby'imivumo, tuvuga iby'iki. Icya mbere tugiye kureba ni ukuvuga ngo Dawidi amaze gufata ingoma, habanje ubugome bwa Shiba, sinshaka kubuvugaho cyane. Nawe yaba uko byagiye bigenda bagira nto, nyuma haza kuba ikintu gikomeye. Bavandimwe mukuri kimwe bw'Abera Ministries, nawe mwampamagaye, n'abatarampamagara, n'abakimvugisha, n'abandi babiteganya, n'abandi bamubwira ngo bankurikirana bucece. Ndagira ngo turebe kino kintu nk'uko abisobanuye Emmanuel, umukozi w'Imana, aramushimira cyane. Umugabo w'Imana, umugabo mwiza, nyaboneka mujye musuhuza nawe munamurebe. Haravuga ngo bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara, imara imyaka 3. Bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara, imara imyaka 3 yakurikiranye. Ngo Dawidi asobanuza Uwiteka. Urumva ni umwaka wa mbere ntiyasobanura, agira ngo hari ni ikirere. Mu mwaka wa kabiri ubageze ahavuga ati si biragenda gute, ku imvura ihari, ku buzima buhari, ni ikihe kintu ikigiye gutungura. Hari amagambo uri bwumve mvutungura. Ugiye gutungurwa n'ibintu 3 bikomeye. Ndabitegereje. Arangije ngo Dawidi mu murongo wa mbere, bice 21, igitabo cya kabiri cya Samweli, bice 21 uhereye ku murongo wa mbere. Ngo bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara, imara imyaka 3 uko yakurikiranye. Dawidi asobanuza Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi, kuko yishe ab'Igibeyoni. Urumva deje ushingiraho hakana karande, ushingiraho hakana ko Imana Sawuli yaranapfuye kera, n'abahungu barashatse biturije, kandi nta nubwo bamanitse abuzukuru, bamanutse abahungu be burundu. Kandi ab'Igibeyoni ugiye kureba si n'Abisiraheli, ahubwo ni ba bandi baje bakwikoreye imitsima yagwengeye, babeshya ko gakondo muri Isiraheli. Ariko noneho arabica ngo abakure muri gakondo, kandi barasezeranye kuzayituramo. Imana iraceceka. Ariko urimo urumva ikintu turimo tuvuga, wowe nkurikira bamaso umva kino kiganiro. Niba ufite so wicanye, uriho umuvumo w'ubwicanyi. Niba uriho so w'umusambanyi, uriho umuvumo w'ubusambanyi. Niba uriho ibintu byose so yakoze bifiteho ingaruka nubwo utanabizi, ariko uyu munsi byumva. We asobanuza Uwiteka. Hano iramubwira ati nta kindi cyabiteye, ariko ni ubwicanyi bw'inzu ya Sawuli nibwo buteye bino bintu. Ariho yanapfuye,
n'amagufa ahambye kure byararangiye, ariko umuvumo gufasha iki? Ufasha ibintu bitatu. First, ufasha ubwami kuko yari umwami. Icyaha gikozwe n'umugabo gifata urugo, icyaha gikozwe n'umugore gifata urugo, gifata umugore. Byose ni ngombwa, bigomba gukunda bikakubeka muri ubwo buryo. Icyaha gikozwe muri iyo nzira gifata ba nyiracyo kandi kikabakurikirana, kuko biba bigaragara ko bikwiriye kumera gutyo, kikabafata cyane kikabafata icyo cyaha. Aramubwira ati nta kindi kibiteye. Umva aya magambo ukuntu akoze. Imana we ubwo abona bimucanze, natwe Imana yatweje tugusobanure. Asobanuza Imana ubwo abahanuzi byari byabashobeye, bati humura bizaza, Imana izabikora nta kibazo. None se kandi wumve imvura yari iriho. Noneho akankubwira kandi kana mushubi, iyo ugiye ku muhanuzi hari akantu ujyana, hari ituro riba rikenewe, amaturo yajyanye, ibiki yajyanye kugira ngo bakomeze nyine akubagabura no kubatunga, ariko umweru urakomeza urabura. Byarageze bararya, nibyo muri stoke birashira, no mu murima birashira. None atambira Imana, arangije ajya kubaza Uwiteka. Wagize ngo agiye kubaza Uwiteka, abahanuzi ari uko atari kubona uko noneho n'abahanuzi. Rega bari bahanuye, n'abatambyi bavuze, n'abanyamasengesho bari mu cyumba, n'abantu bahanuye, n'abandi batitiye bari kuvuga mu ndimi. Rikase peraje bikora, abandi bati papa, abandi bashwanyaguza, abandi batera, abandi bamuca, abandi banamubeshya, dore ko ari gihe banakubeshya. Ugeze kumukira ataburi cyahanura, aravuga ati cyamunariraje kandi nta n'ideni agira, atuzinde ufata ideni. Urumva we agezwe nk'umwami, aravuga ni gute ubwami ntigeze mena amaraso bushobora kugibwaho n'inzara. Wabonye ko mu bihugu byinshi inzara iteye abaturage bigaragambya n'ibiciro byazamutse. Biriya bigaragaza umuvurungano mukeya, kuko imibereho yo kurya itera ku bantu. Abaza Uwiteka aravuga ati bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi, kuko bisha ab'i Gibeyoni. Kubera iki? Bari babarahije ko ntacyo bazaba, kandi ab'i Gibeyoni ntacyo bavuze, na Dawidi nta habari. Uko niko nawe ibyawe utazi aho biherereye, bigushuka bagezeyo, abandi byarabananiye, bikubeshya ngo ibyo bavuga ni ibiki. Dore ngiri ni ijambo ry'Imana, urayihakana ushingiye ku ki? Imana iracece. Hasi ubwo inzara yavuye kwa ni kwa Satani se? Hari n'igihe umuvumo ufata biturutse ku nzu ya Sawuli, inzu ye y'abicanyi. Bishe bandi abo barahiriye ko nta kibazo abatwara bazatura mu Bagibeyoni. Baramenyere kubagira abashenyi n'abatozi b'inkwi, niko bari bagize bajya gushenya inkwi bakaba n'abavomyi. Ngenda narahavuye muri 2014, n'ubundi Bagibeyoni baracyatuye munsi y'umusozi muremure witantuze. Hano ndaza kumenya ko n'umusozi muremure uri mujya mu majyaruguru ya Isiraheli. Aho twarahageze no ndahabona, ni hafi ya musozi Yesu yihinduriragaho, bahita ngo ni umusozi wo guhindurirwaho isura. Urumva aragenda abantu arahaba, kaza kuhamenya mpite bari bahatuye ari cyo bakora. Rero ku ngoma ya Sawuli rero arabicara bamenesha ngo badaturayo. Ngo maze umwami ahamagaza ab'i Gibeyoni arababwira, kandi ab'i Gibeyoni ntibari wo mu muryango wa Isiraheli, ahubwo bari Abamori bacitse ku icumu, kandi ab'Isiraheli bari barasezeranye nabo. Ariko Sawuli yashaka kubica abitewe n'ishyaka yagiriraga Abisirayeli n'Abayuda. Yashaka kubica ngo abakureho, yibwira ko ari ishyaka kugira ngo akure ngo basezeranye. Ko Sawuli buri gihe amakosa yakoze ntiyigeze asoma Bibiliya n'ibyategetswe mu ijambo ry'Imana. So Bibiliya itarandikwa, ariko ntiyarebye uko Imana yagiye isobanura ibintu. Burya ni byiza ko usimbura umenya amateka yahagazemo, ni byiza ko tuba tubisobanukirwa. Noneho aravuga ngo Dawidi abaza ab'i Gibeyoni ati, urumva ko ntago bari Abisiraheli, ariko Imana yahoreye abanyamahanga, nuko basezeranye nabo Abamori. Maze abaza ab'i Gibeyoni ati, mbagire nte? Natanga iki impongano kugira ngo munsabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Automatically abantu baturuka mu mahanga bari Abamori bo hakurya b'ibivume baciwe bazakubitwa mu mutwe, ariko abarokotse bakaba gutora bisare ku cyangwa ngo nkora iki kugira ngo ntange ituro ki, ntanga mpongano ki, ariko musabire igihugu cy'Uwiteka kigira umugisha. Cyese igihugu cy'Uwiteka ariko nta mugisha, kuko umwami wahaye yasize amaraso ubwami. Ikanze mushu aho hantu. None
umuntu udukurikiye ashobora kubona ibibazo n'ibigeragezo biri kumugeraho akakubaza ati mushumba ntange turo ki kugira ngo ibi bintu bihagarare none biremewe bose yena ndimo ndasoma notebook ya papa se ako kantu iyi ntabwo ari notebook ya papa iyi ntabwo ari magazine iyi ntabwo ari newspaper, this is a bible. kono wisumagurukana rwose ariko yes urumva ikintu rero abantu kukinisi kucyabana Dawidi abaza b'Igibiyoni ati mbagire nte natanga iki impongano kugira ngo munsabire gakondo y'Uwiteka umugisha. Ni abanyamahanga bavuka mu Bamori bavumwe ariko bahawe isezerano yo gutura hariya. Abamori n'Abamoni si babandi bavuka kuri wa wundi wasindishijwe bigora. Reka tuza kujyamo twitonze gakereka manze injira ahangaha gatuma muze wumve tubagire gute musabire gakondo y'Uwiteka umugisha. Ni gakondo y'Uwiteka kukibaye gakondo y'Uwiteka ariko irangikaba nk'umuvumo. Nuko umwami yayisize amaraso, yasize ingoma amaraso ubwiza ukuri. Niba Saro mwicanyi uriho umuvumo nge ntago ndakuca ku ruhande wowe ni ukuri pe. Niba iwanyu barahemutse ni ukuri n'ubusambo n'ubugome uriho umuvumo muremure nta kindi. Mbagira inama none baze kugira ngo asaba abanyamahanga gusabira umugisha gakondo y'Uwiteka. Kuki Uwiteka atabamusha kandi gakondo? Kuki Uwiteka yemeye kumuvumo w'inzaruza mu gihugu cye kandi gakondo y'Uwiteka? Uvuga gute ngo urasenga ngo urakijwe ngo mva mu yitatu muyine njya mu rusesi imanza mu rutare Rwanda bangongeye ahangaha muri gabanya ifiriti bangagutabare ngo mvuye mu rusesi imanza ngo urazi ngo nagiye no muri Ruhondo naburera ndahazi ati genda hazi mu mashyuro hazi bati ndahazi nta murya zose reka mvuge n'abantu amenya hariho mujya munajya bakavuga ibintu byinshi cyane ugasobanura ngo genda hazi mu mashyuza nushaka kubagiye no hejuru y'inzu ushaka kubagiye mu rupfu n'urusesi imanza ugiye mu gapudere hakurya hakicukiraho dukore ko bahagiye amazu ni wakandagira aho wajya hose witwe kwa kijijwe hari umuvumo bukuriho mu gihe cyose inzu ya so yakoze ikizira. Ngiyo icyo bita ku muryango waza inyenyeri. Imana yamuga ati nta wundi nta kibazo utagira nawe ariko nta kindi cyabiteye ni ubugome yahemukiye ab'Igibiyoni arabica ngo kandi n'ishyaka yagiraga. Ab'Igibiyoni baramusubiza bati icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu kandi si ibyacu kugira ngo twice muri Isiraheli. Nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabibagirira. Kikase mu murongo wa 4 ab'Igibiyoni baramusubiza bati icyo dushaka kuri Sawuli ni umuryango we si ifeza cyangwa izahabu kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli. Nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati uwo mugabo yaraturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraheli byose. Nimuduha abahungu be 7 mu bahungu be tubamanike imbere y'Uwiteka Igibiyoni kwa Sawuli intore y'Uwiteka. Umva ubwenge bura ntidukeneye ifeza ya Sawuli dukeneye abahungu tubamanike imbere y'Uwiteka kuko natwe yatwigiye amere yo kutwica no kuturandura mu gihugu. Uwo mwami nimuduha abagabo 7 ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Nuko umwami afata abahungu kitsakiga ko twitonze reka tuzagaruka kuri Mefibosheti. Nuko umwami afata abahungu 2 ba Risipa umukobwa wa Ayiya yabyaranye na Sawuli, Arumoni na Mefibosheti kandi n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Aduyeli mwene Berizayeli wamusanganishije matera hakurya y'uruzi. Mefibosheti abatanga mu maboko y'Igibiyoni
abamanika ku musozi imbere y'Uwiteka, bapfira icyarimwe bose uko ari barindwi, bicwa mu isarura ritangira, batangiye gusarura sayiri. Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira agisasa ku rutare, uhereye ku itangira ry'isarura ukageza igihe cy'imvura cy'umuhindo yashyaniye kuri izo ntumbi. Yashyaniye kuri izo ntumbi. Ntiyakunda ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa, cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Bukeye Dawidi ababwira Dawidi ibya Risipa umukobwa wa Ayiya inshoreke ya Sawuli icyo yakoze. Dawidi aragenda akura amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we mu bantu b'i Yabeshi y'i Galeyadi, bari baranyaze mu nzira y'i Betishani, aho Abafilisitiya bari barayamanitse kuri wa munsi w'Abafilisitiya biciraga Sawuli i Gibeyoni. Urumva ko na Sawuli baramumanitse n'umuhungu. Akurayo amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we, maze bateranya amagufa ya ba bandi bamanitswe, nuko bahamba amagufa ya Sawuli na Yonatani umuhungu we i Sera mu gihugu cy'Ububenyamini mu gituro cya Sekishi, basohoza iby'umwami yategetse byose. Hanyuma y'iby'Imana ibona guhendahendwa igihugu, yakira guhendahendwa. Somye 60 dusoma ngo babyumve. Ntabara umuhungu wanyu atangiye kugira ubwoba, ndabona yasa nk'ugizemo ikikango. Urabyumvise? Si ijambo ry'Imana se? Urumva ko cyo wambazaga mbere kuza kumbaza ikibazo, urumva neza ko yakoze ibintu Sawuli baramwihorera. Imana yacu aranamanikwa, biranarangira. Dawidi yima ingoma aricara, ariko bukeye Imana ifunga ikirere, nzarira kubita kabisa. Abahanuzi baravuga wati, agiye kubaza Imana iramubwira ngo nta kindi kibazo mfite, ni Sawuli n'inzu y'abicanyi ko yishe Abagibeyoni. Kandi irangije ntiyamubwira ngo nkore iki, mfite iceceka. Urumva iceceka nta kindi ivuze, ni ubuhemu. Waba ubwo ngo abaze Imana ngo nkore iki, ahubwo yaramanutse yakubaza Abagibeyoni, nkore iki, dukore iki, murashaka mbagenze nte? Ndavuga ati nta kindi dukeneye twebwe, nta kimwe, si feza. Twe turashaka umuryango wa Sawuli ibyo yadukoreye. Yize amayeri yo kuturimbura no kutwangiza ngo tutaha mu gihugu kandi mwadusenya isezerano. Urumva neza kuko isezerano bagiranye na Yosuwa Imana yararyumvise. Barangije ngo bazana abasore, ariko ngarokora mfashe ntabwo dushaka kubitindaho. Babamanika imbere y'Uwiteka i Gibeyoni, imbere y'abanyamahanga. Bamaze kubamanika ngo bahamara iminsi, baza babamanitse kuva hatangira isarura kugera ubwo imvura y'umuhindo igwa. Abazi imvura y'umuhindo ni ryari, isarura ni ryari? Muri Isiraheli yari mu kwa mbere no kwa kabiri, mu kwa kabiri kugera mu, noneho imvura yazaga mu kwa munani. Nabyo bitaga ntuze kwezi kwa Nisani. Noneho urumva aha tugeze ngo ariko umugomwe Risipa we ngo aragenda ashaka ibigunira bakurutare, akajya yirukana intumbi mu gitondo, ngo akajya yirukana ngo ibisiga ku manywa, nijoro akirana ibikoko. Ahamara igihe cyose kugira ngo byamugezeho. Urumva ngo icyo yakoze ni iki, ngo nawe aramanuka. Dawidi abyumvise abanza kujya gushaka amagufa ya Sawuli na Yonatani, nabo bapfuye bamanitse. Urupfu bapfuye ni narwo abana be bapfuye. Abo bahungu bazize iki? Umushumba urumva se atari karande? Nyine abahungu se nyine bazize iki? N'umuvumo wese si cyo urimo uzira kutabizi. Urajya kugera ku bintu byatombagiye ugashiduka wamanutse ngo ni ibiki imvura ko kinkora nk'abandi. Nta kindi mpamvu, ni uko mu nzu y'uwanyu harimo ikibazo utazi. Uzakimenya gute udasenga? Kandi n'Imana imucecekana. Urumva Imana itayaracecekanye Dawidi. None se yataza kuyibaza? N'aba barayibajije, ndetse bari no gutanga ibitambo bitari byo. Uzi iyo Dawidi buriya ahita ahubuka akagenda agashaka ibimasa n'ibiki byose ngo ari gutanga. Abatereka ntabyo Kamanuke mu Bagibeyoni. Naraduhemukiye, ajya kubaza abanyamahanga, bari Abamori, nta nubwo ari abanyamahanga, ngo bazane tubamanike imbere y'Uwiteka, kuko biravuze ngo uko wagenje abandi niko uzagenzwa. Karande n'umuvumo uzi inyenyeri. Aba bana b'abasore 7 basize ingo n'abagore babo,
bazize iki inshuti yanjye Mushumba, wese urimo urazira icyo ugira ngo Mushumba, eh, reka uyu munsi ku wa gatanu abantu ndabazi buriya bagiye no kujya muri weekend benshi hano mu Rwanda, abari hanze sinzi ukuntu mubigenza, ariko hari abakiryamiye, dore haracyari mu gitondo, muraza kubona ikiganiro mu gitondo, benshi muri twebwe bo kumwe bw'abera ministries nyabuna Mushumba, conclusion y'ibi bintu ikibazo conclusion washatse nk'utubazo nka tubiri tugufi utubazo tubiri, iminota yanjye 30 ndabona igeze irageze kandi nshaka conclusion y'ibi bintu. Reka ejo tuzatangire tumenye impamvu Dawidi arokora abana bande ba Yonatani. icyo turimo tuvuga ahangaha mu magambo make nkora conclusion kuriho turacyakomeje, twagira ngo tumare abantu impungenge, tunagufashe tunagusobanurire, tukwereke uruhare bikomotse ku bakubanjirije. Noneho icyaha cya Sawuli cyo cyatatse n'ingoma, yego itondeka cyumva ibintu by'ubugome nk'umuntu kubundi reka tugereranye nuko wenda unazahagera cyazanya n'ahari Imana izagutembereza uracyari muto, ariko nk'ubigibiyoni ndahazi naho ni hara mu ntara ko burya Isirayeli igira intara 3 gusa, intara 3 agira hariya Tel Aviv, akagira na Yerusalemu. Tel Aviv naho imicezo n'umunezero no kugubwa neza, Yerusalemu ni umujyi w'amasengesho n'ubutegetsi, hakaba n'intara y'amajyepfo nayo irimo ingandagaza, ni muri Gaza, ni muri Palestine, handi aho hepfo muri za Galilea, ariko intara ndaza kwikubwira yarimo n'inganda. Ntabonye n'uruganda rwitwa Dagoni uruganda rw'ingano narubonye rwanditseho ngo Dagoni, hariho n'ababudisite hariya. So urumva ni gutuma, reka dufate nk'urugero kuba icyaha cyarakozwe n'umuyobozi w'igihugu, urumva cyarangiza aba umuturage uri innocent, utagira ikintu ahura nabyo, utazi n'ibya politike, utazi Sawuli, utazi na Dawidi, nko mu buzingane rwiriye kure, agiye kwicwa n'inzara kubera icyaha cy'ubuyobozi bwakoze. Si muranyumva? Weje nagiye mvuga ntatinye bujwi umuntu wo mu gahenerezo za Butariyo hepfo aho ngaho, umuntu wo mu Kazarusenya mu Gasasanguti yahiryiyo, umuntu wo mu Kadobogo genda hazi hose rega nako, ugasanga umuntu yo kure utaranakandagira. Bamubwiza ukuri nuko abantu bagenda ndabeshye, ndababwiza ukuri uyu munsi wa none. Amaraso y'abantu nahoze kare nko mu masaso y'ijoro mbyutse ndi kunezerwa, soma chapitre 11 y'Abaheburayo, ndayikunda cyane, nyizi no mu mutwe, ndayizi no mu mutwe, ngo nuko cyatumye Imana ishima igitambo cya Abeli kuko yagitambanye umutima ukunze, kuko ngo yatekereza ko arimo aturira Imana, ngo byanatumye n'uwamwishe uyu munsi amaraso yakivuga kuko Imana yashimye igitambo cye. Kuko yari ariho yumva mu mutima wanejejwe no guturira Imana igitambo gifatika kizima kera, ngo byatuma n'umunsi bakimva, kandi ngo nubwo yishwe amaraso yaracyahorerwa, abishwe benshi kuko atahorerwa. Ubwo n'ubuntu bw'Imana no gusenga, urumva ati nta mafaranga dukeneye, turabishaka. Avuga nabiri gusa, ariko hari amwe avuga ati mporera, hari amwe avuga ibyiza kurusha Abeli, ariko Abeli nayo ariko aracyavuga, kandi banyiro bazahanwa nayo. Ariko hari ngo nandi Abeli we avuga ati duhorere, kagira ngo abandi bapfuye umunsi narimo avuga, nawe nkumenera irindi banga, erega umuntu arakwica bakagushyingura, aho kwica uhagaze se, aho gutwarira ubuzima wari ukeneye. Si ya nyenyeri turiho tuvuga batwaye se abantu bakaza, ubu nta muntu wakubabaje bikarusa nuko yagushyingura cyane, umuntu akagutwarira icyakagutunze cyaguhaye ubuzima, akakwangiza, akaguhagarara imbere, agatera hari ureba murebe ukumva urapfuye, mbega muri make akagutuza mu mva yacukura agendana iri mobile, kuko uri mu kibabaro cyo yakubitsemo aho ngaho. Rero reka nkore conclusion ko ibyo ushaka nakujyana kure. Urumva ko ni ibintu bibabaje, ijambo muraryumvise. Imana yarambwiye ngo nabagibiyoni, yambwiye ngo ukora iki, ahubwo Dawidi yagiye gushaka abagibiyoni. Umwami aramanuka ajya gushaka abanyamahanga, ati mbahe impongano ki, ntanga ituro, ariko musabire igihugu cy'Uwiteka umugisha. Ni gute igihugu ari cy'Uwiteka kikaba nta mugisha? Nuko hariho umuvumo, nuko hariho karande, ibyaha by'umubyeyi bizimyenyeri.
arangije icyo yakoze ni iki? Ibintu bitoroshye. Arangije bati reka ntacyo dukeneye, bazana bajya imbere y'Uwiteka tubone kubasabira umugisha. Ngo bamaze kubikora, noneho kandi nabwo Imana nabwo ntiyamubabarira, byamusabye aho agomba kubanza gushyingura n'iyo mirambo, ko nawe yarihoreye atinzayo. Abajyana abajyana mu irimbi kwa Kishi mu Benyamini wabo, aragenda ashyingura amagufa yandi Yonatani arayamanura na Sara arayamanura, kweretse yari ku musozi kandi ari ay'umwami. N'abo bahungu 7 urumva bashyinguye amagufa y'abantu bose 9. Abasore 7 bari basigaye bari n'abana b'inshoreke batari kuzaraga ubwami, bihingira biberaho. Baragenda bavumbura aho bari mu miryango. Niyo mpamvu nayo yacyo ugeraho ngo amaze kubashyingura ngo noneho Imana yemera guhendahendwa, ikura inzara mu gihugu. Ibaza Imana yemeye guhendahendwa mu gihugu cyayo y'isi cy'umugisha, ariko harimo umuvumo w'ibyaha. Urumva ko ituro utanga n'ibyo ukoresha nibyo bituma ushobora guhendahendwa. Ni mu gihugu cyayo. Nawe Dawidi yavuze ko igihugu cy'Imana, ariko nacyo ntigikunze. Biravuze ngo ubwo unasenga ukamunaririmba, biragusaba ugomba kumenya neza ko ntibikuraho, ugomba kwikura icyo kintu. Ngo bamaze gutura no kubikemura, nibwo Imana yabashe guhendahendwa. Ngira ngo barabyumvise. Dukababwire ngo shalom. Shalom shayi. Amen. Imana y'amahoro iguhe mugubwe neza kandi ikomeze guhaza ubwenge bwayo. Haleluya. Umugisha wawe ukomeze kubeho. Nzahora nca bugufi. Amen. Amen. Nzaca bugufi nizera Imana. Amina.